gume kugicaniro imirindi uzayumva mu mwuka we guma ku birindiro gume ku gicaniro imirindi y'umwami ndayumva mu mwuka. Haleluya uzayumva mu mwuka we guma ku birindiro gume ku gicaniro imirindi y'umwami ndayumva mu mwuka. Guma ku birindiro gume ku gicaniro imirindi y'umwami ndayumva mu mwuka. Haleluya haleluya guma ku birindiro gume ku gicaniro imirindi y'umwami ndayumva mu mwuka. Guma ku birindiro gume ku gicaniro imirindi y'umwami ndayumva mu mwuka. warengewe n'Imana we Nagiye warupfuye warengewe n'Imana. Nagiye warupfuye warengewe n'Imana. Yego warengewe n'Imana. Yego we warengewe n'Imana. Yego warengewe n'Imana. Haleluya warengewe n'Imana. Yego warengewe n'Imana. Warengewe n'Imana. Warengewe n'Imana. Yeah. cyagiye wari upfu Haleluya. cyagiye byari bikomeye ariko warengewe n'Imana. Imana ishimwe. turabakiriye inshuti z'umusaraba mukurikirana mu Karibeya TV. iyi cano Imana yabishyiriyeho kugira ngo abantu benshi turuhuke imitima, tubohoke imitima, twumve ijambo ry'Imana ari wo mucyo akaba n'umutima utera imbaraga. ndi kumwe rero n'umwana Imana yampaye, hari benshi bamuzi, tubera abana b'imfubyi nk'uru rugo, ariko kubera yuko iyo ugeze mu rugo ugasanga igicaniro gihari nawe urenyegeza. Imana ishimwe. rero ni Nyiramana Laurence. mu minsi ishize nibwo aherutse kutubwira ijambo ry'Imana, aratubwira ngo Dawidi uwo nguwo baramugarukiye baramupfukamiye. ndakeka neza ko mwafashijwe kandi mukuzura umwuka wera. Imana ishimwe. uyu munsi rero kuri iyi cano twabateguriye igitaramo cyo gusenga Imana. tumaze ibihe turi mu bihe byiza byo gusenga, ariko turavuga tuti inshuti abavandimwe, kandi nk'uko Imana yavuze ngo dusengere abantu bose ntacyo twitayeho, kubera yuko gusenga nibwo buzima kandi ni nayo mibereho. reka rero atangire Laurence asenga Imana, twumve ijambo ry'Imana Uwiteka aduhagurukirijemo mu gusengera abarushye ndetse n'abaremerewe. karibu. Uri data wa twese mwiza. Haleluya. Turi ibumba, uri umubumbyi w'imitima yacu. Imana ishimwe. Nuko umubumbyi afite ibumba mu ntoki ze, niko nawe udufite mu biganza byawe. iryo jambo waribwiye Yeremiya. Mwami Imana shimwe, uhabwe icyubahiro ko natwe uyu mwanya uritubwiye. izina ryawe nirishyirwe hejuru. tugushimiye uyu mwanya uduhaye wo kuba imbere y'ubwiza bwawe. tugushimiye iyi saha uduhaye yo kugira ngo dusenge abo tuzi n'abo tutazi. izina ryawe nirihimbazwe. uyu mwanya dusengeye, tugiye gusengera abatuye munsi y'ijuru bose mu izina rya Yesu. hari abamaze igihe kirekire ku gisasiro, hari abamaze igihe kirekire ku burwayi butandukanye. Mwami Imana, hari abamaze igihe kirekire mu bitaro, aho bigeze ubwenge bw'abaganga bwarananiwe, bategereje ukuboko kwawe. reka uyu mwanya turi imbere y'ubwiza bwawe umanure ukuboko kwawe, utunge inkoni buri muntu wese. uyu munsi Mwami Imana, bakira igitangaza kivuye iwawe mu gihugu cyo mu ijuru. turi imbere yawe rero tukubanjije imbere. reka ntabe ari twebwe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rishyirwa hejuru, icyubahiro cyacu kibure, hagaragara icyawe. ngo utangirana natwe kandi ukomeze gusozanya natwe. ni mu izina rya Yesu urakoze, amen. turabakiriye mu izina rya Yesu. reka dusome ijambo ry'Imana
riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ni igice cya 13, turahera ku murongo wa 10. Narinje kukubwira ngo igihe umaze kuri uwo musozi Yesu akurambitseho ikiganza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo aravuga ngo umugore uhetamye akizwa na Yesu. Nuko ku munsi w'isabato yigishiriza mu isinagogi, asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye, atabasha kunamuka na hato. Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati, mugore, ubohowe, haleluya, ubumuga bwawe. Amurambikaho ikiganza. Muri ako kanya aragororoka, ahagarara yemye, ahimbaza Imana. Ku murongo wa 14, ariko umutware w'isinagogi arakazwa n'uko Yesu akijije umuntu ku isabato. Abwira abantu ati, hariho iminsi 6 ikwiriye gukorerwamo imirimo, abe ariyo muzamo mukizwe, hatari ku munsi w'isabato. Umwami Yesu aramusubiza ati, mwandyarya mwe, mbese umuntu wese muri mwe ntazitura inka ye cyangwa indogobe ye ayikura mu kiraro ku isabato akayijyana akayuhira? Kandi uyu ko ari umukobwa wa Aburahamu, akaba amaze iyi myaka 18 aboshwe na Satani, ntiyarakwiye kubohorwa iyi ngoyi ku munsi w'isabato? Haleluya, Imana ishimwe. Amaze kuvuga cyo, abanzi be bose baramwara. Abahateraniye bose bishimira imirimo myiza itangaza yose yakoze. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Shuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ngo igihe umaze Satani yarakubose, yarakudanangiye, ntabwo Yesu we arebye ko ari kuwa mbere, ntabwo aje ari kuwa kabiri, ntabwo Yesu aje ari kuwa gatatu, ntabwo Yesu aje ari kuwa kane, ntabwo Yesu aje ari kuwa gatanu, ahubwo Yesu aje nta nubwo aje ari kuwa gatandatu cyangwa ngo aje ari ku cyumweru, ahubwo aje ku isabato. Haleluya, Yesu shimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo isabato yawe niyihagurukije Yesu. Uyu mukobwa wa Aburahamu iyi myaka yaramaze aboshwe na Satani. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu agiye kumukiza. Iyi myaka amaze ari mu kigeragezo kitazwi, yaraboshwe n'inshuti, yararasiye drone sansoro, yaraboshwe n'abantu, waraboshwe n'abarozi, waraboshwe getawe n'ubusinzi n'ubusambanyi. Icyakuboshye cyose, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu amanutse ku isabato. Inyigisho ye ni nziza, aravuze ngo aragukijije. Ngo yageze mu rusengero, ngasangamo ngo umugore ngo wayatamishijwe n'abadayimoni. Yabahatamishijwe n'abadayimoni. Uyu mudayimoni udashaka gukira indwara, uyu mudayimoni udashaka gukora ubukwe, uyu mudayimoni udashaka guhagarara mu kazi, uyu mudayimoni udashaka kuba mu ishuri, uyu mudayimoni udashaka yuko wakora akazi, waguteshwa inyatsi, uyu muvumo bakuvumye, uyu wagwetamishije umutima, uyu mudayimoni wagufunze igihe kirekire. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu Kristo umwana w'Imana arakubohoye na rasiye zaye, arakubohoye. Haleluya, igihe umaze kuri uwo
ikigeragezo cyo kurwara indwara yo kuva ikigeragezo umaranye iminsi ntayizere w'ibirayi shere boni tanse yesu arakubohoye reka nkubwire hari abo bigiye kurakaza hari abo bigiye gutera ishyari hari abatari bazi ko bakomeye hari abatari bazi ko wakira umurwayi hari abatari bazi ko wakunamuka ndagira ngo nkubwire ngo ntayize bini wando sai ibyo byaguhetamishije umugongo sharabini wikikayasi ibyo ngibyo detaye isabato yawe dore ngiyi niwakire kwizera isabato yawe dore irasohoye yewe musore yewe bonekita yewe mugabo umaranye uburwayi burebure monekira de sansoma ayo mara yawe rekontraboa uwo mugongo yewe uri kugisasiro nekire dosisaho yewe mukobwa yewe musore yewe wo mukazi rekontrema yewe wumva amajwi y'abadayimoni tawitariboya hele zanoma isabato yawe irageze imana ihabwa icyubahiro ngo amurambikaho ikiganza muri ako kanya aragororoka ahagarara yemye ahimbaza imana igihe kirageze ugororoke ubuzima bwawe bugororoke ugiye guhimbaza imana ugiye kuvuga zaburi n'ibihimbano by'umwuka ngari ku mutware w'isinagogi ndashaka kukubwira ngo nubwo abantu baba bayobora urusengero ntabwo bari bishimiye ko wakugwa kuri uwo musozi ko wava ku iryo rembo ko Mesaya asiye ariko ndagutangarije ngo ni Yesu uje ni Yesu umanukiye muri uwo mudugudu urimo ni Yesu umanukiye muri icyo kibaya isabato yawe irageze barimwaye isabato yawe irageze umugabo wawe agiye kubona agakiza isabato yawe irageze umugore wawe agiye kuba umugore mwiza nasinde wosaye sheburizamenefo isabato yawe irageze ibyari divorce uwiteka biranyemo gukomera urugo jetomini wirika isabato yawe irageze abana bakunaniye uwiteka akoze igitangaza imana ishimwe haleluya bene data tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yohana igice cyaho nihanganire bene data nari nibeshye ni mu gitabo cya Yohana tugiye gusoma igice cyaho cya 5 turahera ku murongo waho wa 5 turangize n'uwa 8 haranditswe ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38 Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye aramubaza ati mbese urashaka gukira umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende haleluya mwene data nshuti z'umusaraba dusomye ijambo ry'Imana ryari riri kutubwira ngo hariho umuntu wari umaze imyaka 38 arwaye kandi ngo yari arwariye ku kidendezi haleluya ariko ngo Yesu ahageze amenya ko amaze igihe kirekire arwaye arangije ngo aramubaza ngo mbese urashaka gukira umurwayi aho atamubajije ngo atamusubije ngo ndashaka gukira arangije aramubwira ngo databuja iyo amazi yihindurije natanze abandi bantu iyo hagize undi muntu uza antanga kujyamo kubera yuko nafite umuntu unjugunyamo Imana ishimwe cyane uyu muntu ngo yari amaze igihe kirekire ku kidendezi yari amaze igihe kirekire aryamye ku kidendezi ariko ngo nta muntu yari afite umujugunya mu kidendezi ngo iyo amazi yihindurizaga ngo hazaga haza undi muntu bakamukiramo wagategereza ko bamukiramo agaheba ariko ngo kubera ko isaha yo gukira yari Yesu arahanyura mwene data Yesu anyure mu buzima bwawe Yesu anyure ku burwayi bwawe Yesu anyure kuri icyo gisatiro cyawe Yesu anyure muri ubwo bushomeri bwawe Yesu anyure muri uko gutotezwa kwawe aho Yesu anyure
aho Yesu anyuze abari babaye ntabwo bakomeza kubabara. Haleluya, Imana ishimwe. Nuko ngo Yesu amubonye amenya ko maze igihe kirekire arwaye. Haleluya, nawe Yesu nakunyuraho ndagira ngo mubwire mwene data amenye ikibazo cyawe, amenye ibibazo ufite, amenye ko umaze igihe kirekire urwaye, amenye ko umaze igihe kirekire kuri icyo gishariro, amenye ko umaze igihe kirekire kuri icyo kidendezi, kandi akaba ari nta muntu ufite ukujugunyamo. Haleluya, nta muvandimwe ufite ukujugunyamo, nta nyoko nta papa wawe ufite ukujugunyamo. Umaze igihe kirekire kuri ibyo ngibyo, umaze igihe kirekire njyewe uzi we njyewe ntazi, ariko Yesu nahanyura amenye ko ubimazemo igihe kirekire. Nuko ngo Yesu arangije aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Ndagira ngo mubwire ngo Yesu niyakubaza umenye icyo umusubiza. Umurwayi arangije aramubwira ngo databuja, iyo abandi baje babona baterera mu mazi, iyo amazi yihindurije abantu batereramo, ngo ariko njyewe nta muntu mfite. Mwene data nababwira Yesu ko nta muntu ufite, nta muntu ufite wo kugukiza uburwayi, nta muntu ufite wo gukura muri ubwo bushomeri, nta muntu ufite wo kugukiza uwo mugongo, nta muntu ufite wo kugukiza mu nda, uwo mutwe umaranye igihe kirekire, ubwo burwayi, izo mvune, urwo rugo bimaranye igihe kirekire, abo bana bakunaniye, nta muntu ufite wo kubagukiriza. Ariko Yesu hanyure, niyanyura iwawe ibintu byose biremera. Nuko Yesu ngarangije aramwitegereza, abona ukuntu nta muntu afite umuterera mu mazi, amazi yakwihinduriza, abandi bakajugunywamo bagataha bakize. Abona uwo murwayi arababaye cyane, Yesu agira impuhwe cyane. Haleluya, arangije aramubwira ngo none igihe kirageze, igihe cyawe ni iki cyo kugira ngo uve kuri iki kidendezi, igihe cyawe ni iki cyo kugira ngo uve muri ibyo bitaro, igihe cyawe ni iki cyo kugira ngo kuva kwawe guhagarare mu izina rya Yesu, igihe cyawe ni iki cyo kugira ngo ukire uwo mutwe, igihe cyawe ni iki cyo kugira ngo abo bana bakunaniye bongere bagaruke mu murongo, igihe cyawe ni iki urwo rugo wikoreye igihe kirekire, igihe kirageze mu ruhuke, igihe kirageze nk'iyo miryango yanze gukizwa igihe kirekire, igihe n'iki cyo kugira ngo bakizwe. Abo bana bagiye mu biyobyabwenge, uri umukozi w'Imana, Yesu ahanyure, niyamara kuhanyura arabasigira agakiza. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndagira ngo mubwire Yesu ahanyure. Mwene data arangije abwira umurwayi, aramubwira ngo noneho byuka. Yesu akubwira ngo byuka, wikorere uburiri bwawe ugende. Yesu aravuze mwene data ngo byuka kuri icyo gisasiro, umaze igihe kirekire wikorere uburiri bwawe, nurangiza ugende. Warindiriye Yesu mu kidendezi, warindiriye Yesu muri ibyo bibazo byawe, ariko Yesu arakubwiye ngo byuka wikorere uburiri bwawe. Mwene data akiri ijambo rivuga ngo byuka wikorere uburiri bwawe, byuka, byuka, byuka muri uyu mwaka, byuka muri uku kwezi, byuka. Yesu arasinye, Yesu arasinye, ntabwo ugipfuye, ntabwo ugisetse, ntabwo ucyandagaye. Nubwo hari abashatse ko wandagara, hari abashatse ko useba, ariko Yesu aravuze ngo byuka wikorere uburiri bwawe, kubera yuko Yesu ari hejuru y'aya magambo yose. Yesu ntabwo agira amagambo, ahubwo agira ijambo. Arakubwiye ngo byuka wikorere uburiri bwawe, nurangiza wigendere. Tugiye gusenga Imana, dusengera muri iri jambo, ariko ubu n'ubuhanuzi bwawe, n'ubuhanuzi bwawe wa mubyeyi we, n'ubuhanuzi bwawe wa mugabo we, n'ubuhanuzi bwawe wa mukristo we, n'ubuhanuzi bwawe. Ijambo rikubwira ngo byuka wikorere uburiri bwawe, ubundi wigendere. Uri data afite mwiza, turagushimiye, turaguhimbaje, kuko uri Imana ireba ikabiterekwa, uri Imana ivuga, wategeka bigakomera. Ndagushimiye kujya wemera ko umuntu amara igihe kirekire ku kidendezi, umuntu ujya wemera ko
ubwenge bw'abaganga burananiwe ariko kubera ko uvuze ko uhanyuze bari gukora uburiri bwabo habwa icyubahiro haleluya mu izina rya Yesu Kristo mwaye icyubahiro kubera kubikoze mwaye icyubahiro kubera kubikoze kubera ko uhanyuze unyuze mu midugudu unyuze mu turere unyuze mu Rwanda unyuze ku isi yose urahanyuze kandi awunyuze ibintu birahinduka awunyuze amateka arahinduka awunyuze bitari bisobanutse birasobanuka awunyuze itari umwijima bigaragara nk'umucyo ndagushimiye ko unyuze mu ngo z'abakozi bawe ndagushimiye ko Yesu hari ingo zari zishabitse ukaba uzinyuzemo ukabongera ukazuba umwami wawe izina ryawe rihimbazwe kubera ko ukoze ibitangaza kubera ko ukoze umurimo waye icyubahiro kubera ko uhanyuze waye icyubahiro kubera abantu bagiye bikorera uburiri bwabo bakagenda kubera ko uhanyuze kubera ko bacikirije izina ryawe rishyirwe hejuru urakoze urakarama urakoze kukijije urakoze kubaza uburiri bwabo urakoze kurekora ibisasiro ntabwo icyubahiro n'Imana ndagushimiye ubikoze mu izina ryawe urakoze umanutse ngo kuri uwo musozi ngo winjira mu rusengero rw'isinagogi uhasanga umubyeyi wahetamye latandosire legide boa fobinita ibyaguhetamishije wakira ubuzima ibyagucanze wakira ubuzima turasenze heniwikiyabo zobepo wini herano masika icyo cyakuboshe iryo jini iryo karashika iryo gisekuru towayasiya tugukuye aho bagusize tukuvanyeyo mu maraso ya Yesu aho bakuboheye aho Satani yakuzingazingiye ku gisasiro aho yakwibye kabura umushomeri uri ku gisasiro cyo kubura akazi Imana ishimye kw'iyi sabato yawe nziza akira kubohoka hari inzandiko Imana ibohoye zari zaraboshwe ngo ntuzagire icyo wimarira ariko tugukuye menikide taye aho bakuzirikiye tukuzanye mu buzima buhinduka tugukize mu masengesho ahindura byose tugukize mu masengesho abohora byose tugukuye ikuzimu n'amafoto yawe tuyakuyeyo abanyeshyari baramwaye barashorewe isabato yawe Uwiteka arakubohoye igihe wazahajwe n'umurozi Uwiteka aramwishe aramurangije jambo ryarambwiye ngo ntituzakure umurozikazi abaho akira ubuzima na kita kuko igikombe cy'ibidandabiranya Uwiteka akigukuye mu biganza akira kubohoka akira ubuzima aho uri hose mu bihugu bitandukanye ku gisasiro runaka mu mibereho izo nda zihora zivamo akira kubyara akira kubyara iyo myaka yose waboshwe ku rubyaro iyo myaka yose waboshwe eregitawe kudashaka iyo myaka yose waboshwe ku bana bawe bakiga bitabo abasazi tugukuye muri gakondo ya gishitani tuguteretse muri gakondo yo mu ijuru Imana ishimwe turagushimiye Yesu kuko azi bikomeye kuri iyi tariki uku kwezi uyu mwaka izina ryawe nirihabwa icyubahiro kuko azi bikomeye tuguhaye amashyi haleluya uratabaye n'impamu izina ryawe rihabwa icyubahiro none n'ibihe bidashira amen nshuti z'umusaraba kurikirana mu Karibiya TV ijambo ry'Imana ndetse n'amasengesho abohora Imana ibaha umugisha nimero za telefone urazisanga hasi hanyuma turakwakira no mu muryango wacu n'ukuri uko umwuka wera arajya gushoboza ujye wamamaza ubutumwa hari abakeneye kumva ibyo ibyagufashije nawe bifashisha abandi shalom nawe utaha